Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Bana b'Imana, nimugire amahoro. None kuwa gatatu tariki ya 29 Nzeri turahimbaza umunsi mukuru w'abamarayika bakuru, les archanges. Dore amasomo abidufashamo. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'Ibyahishuwe, umutwe wa 12 umurongo wa 7 kugeza ku 12. Nuko mu ijuru intambara irarota, Mikayeli n'abamarayika barwana na cya kiyoka, nacyo kirabarwanya hamwe n'abamarayika bacyo, ariko ntibabasha gutsinda kandi ntibongera ukundi kugira umwanya wabo mu ijuru. Cya kiyoka nyamunini cyahanandurwa, ya nzoka kera na kare, ariyo bita Sekibi na Sekinyoma, wa wundi uyobya isi yose. Nuko gihananirwa ku isi hamwe n'abamarayika bacyo. Hanyuma numva ijwi riranguruye rituruka mu ijuru riti, ngiki igihe cy'ubucunguzi kirageze, igihe cy'ububasha bw'ubwami bw'Imana yacu n'ubutegetsi bwa Kristo wayo. Kuko akareganya horaga arega abavandimwe bacu ku Mana yacu amanywa n'ijoro, ahanantuwe. Nyamara bamutsindishije amaraso ya ntama n'ijambo babereye abahamya, bemeye guhara amagara yabo kugeza ku rupfu. Kubera iyo mpamvu ijuru ryishime, namwe barituye munezerwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 138. Uhoraho nzakuririmbira imbere y'ab'ijuru bose. Uhoraho ndakogeza n'umutima wanjye wose, ndakuririmbira imbere y'ab'ijuru bose. Mfukamye nerekeye ingoro yawe ntagatifu, ndogeza izina ryawe kubera impuhwe zawe n'ubudahemuka bwawe, kuko warangije amasezerano yawe, bigatuma ubwamamare bwawe urushaho kugaragara. Umunsi nagutakiye waranyumvise, maze urampumuriza unyongerera imbaraga. Uhoraho abami bo ku isi bose bazagusingiza, kuko bumvise amasezerano wivugiye. Bazarata inzira z'Uhoraho bavuga bati, koko ikuzo ry'Uhoraho ntirigira urugero. Uhoraho nzakuririmba imbere y'ab'ijuru bose. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohani, umutwe wa mbere umurongo wa 47 kugeza ku 51. Muri icyo gihe Yesu abonye Natanaeli aje amugana, aravuga ati, dore umwisiraheli w'ukuri utarangwaho uburyarya. Natanaeli aramubwira ati, unzi ute? Yesu aramusubiza ati, Filipo ataraguhamagara uri munsi y'igiti cy'umutini nakubonaga. Natanaeli aramusubiza ati, Rabi, koko uri umwana w'Imana, uri umwami wa Isiraheli. Yesu aramubwira ati, wemejwe nuko nkubwiye ngo nakubonye uri munsi y'igiti cy'umutini, uzabona ibitambutse ibyo ngibyo. Arongera aramubwira ati, ndakubwira ukuri koko, muzabona ijuru rikinguye n'abamarayika b'Imana bazamuka kandi bamanuka hejuru y'umwana w'umuntu. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana, nimukomere cyane muze dusingize Uhoraho. None turahimaza umunsi mukuru w'abamarayika bakuru, les archanges, Mikayeli, Gaburiyeli na Rafayeli. Umunsi umwe chef wa station yacuruzaga essence yashatse gutanga akazi ku mukozi uzajya umufasha akamukorera. Noneho haza abagabo batatu bari badepoje kandidatire zabo. Birumvikana bagombaga gukora ikizamini kugira ngo habonekemo umwe nyine ukora uwo murimo. Ariko icyari kibabaje, abagabo bose ko ari batatu banywa igitabi, kandi kuri station ko tubizi bene izi ngeso zirabujijwe. Kunywera itabi kuri station ya essence birabujijwe, kandi abagabo barabahanga pe. Nuko boss arababwira ati, ikizamini rero mugiye gukora nukureka itabi ubundi ukabona akazi. Umugabo wa mbere ati, njyaho kujya ngo ndeke itabi, akazi nakihorera. Undi wa kabiri nawe ati, nge sinzanywera itabi ku kazi, igenza umva ndikene nzaba ndetse gato akazi, ubundi nshake aho nihengeka ntumureho gatoya, ubundi ngaruke ku kazi, aho niho nyine navoma n'imbaraga nyinshi, ubundi ngarukana imbaraga ku kazi, kuko niryo rimfasha gukora cyane. Bose murumva ko nazajya nkora cyane kandi nkabinjiriza inyungu nyinshi. Uwa gatatu nawe ati, nge boss ukimara kumpamagara ko hano hari akazi, itabi natangiye kurivaho buhoro buhoro. Urazi narinywaga gatatu ku munsi, ariko ubu nsigaye ndimwe inshuro imwe gusa. Nzagerageza kurya igomwe uko nshoboye kose, nubwo agatima karehareha rwose, ariko niyo nshuro imwe ndebe ko byakunda nayo nkayihorera. Mbese ndi mu nzira yo kurivaho nubwo bitarakunda. Birumvikana kubera irari biracyangoye, ariko ndi kwihata. Babyeyi ngaho namwe nimunyumvire ko uyu boss se abuze n'umwe aha akazi. Namwe ko mubyumvise muri abatatu yagahande, ukurikije ikizamini uko cyari giteguwe. Birumvikana umwe yarangije kwikura mu kazi, yanze kuva kwizima burundu.
uwa kabiri nawe arumva azabifatanya bimbi bigakunda kubijyanira hamwe, naho uwa gatatu nubwo atararivaho ariko yatangira urugendo ari mu nzira. Ubu se boss arafata nde koko? Nuko boss abwira uwa gatatu ati, ubwo watangiye ugatera intambwe ureka itabi, komeza iyo nzira watangiye, nanjye nzagushyigikira nkube hafi, ngurinde ibishuko byose byazatuma usubira inyuma, kandi nawe ntuzamve iruhande kugira ngo ngufashe kuricikaho burundu. Jya mu kazi rero, nzakuba hafi. Amen. Bana b'Imana, ngo kuko turi abanyabyaha n'abanyantege nke, ntago mu buzima bwacu burya turabere, ntago turi bamise kigoroye, ntago turi intungane. Kuba Imana yadutora, kuba Imana yadushyira mu kazi, ntago ari uko twamaramaje mu butungane, ntago ari uko ingeso zose tuba twarazicitseho, ahubwo ni bwa bufasha bw'Imana n'ubundi bugikomeza. Ubuvunyi bw'Imana mu butumwa, mu buzima bwacu, mu kazi, dukenera rero inema z'Imana, imbaraga z'Imana, kuko ubwacu tutishoboye ngo turwane n'izo ngeso zose zatunaniye, kuko ruto ruto ari rwo rugendo. Rero intambara ya roho ni abamarayika b'Imana badushyigikira muri izo ntege nke zacu. Ntabwo Imana itora intungane, ahubwo itora abanyabyaha kugira ngo igende basukura buhoro buhoro. Kuri umunsi duhimbaza abamarayika bakuru, les archanges. Uyu mwanya tugende ku byanditswe bitagatifu, tujye kurebera hamwe ibintu bitatu kuri bo: amazina yabo, igisobanuro cy'amazina yabo n'imirimo bakora, ndetse n'ubutumwa badusigira. Turagendera ku ngingo remezo igira iti, turwane intambara ya roho hamwe n'abamarayika. Mu isomo rya mbere twumvise uburyo abamarayika barwana urugamba, ubwo bagize bati, nuko mu ijuru intambara irarota, Mikayeli n'abamarayika be barwana na cya kiyoka, nacyo kirabarwanya hamwe n'abamarayika bacyo. Urugamba babyeyi, birumvikana marayika Mikayeli n'ingabo ze bazatsinda Sekibi n'abamarayika be babi, bityo ntibazongere kugira uruhare mu ngoma y'ijuru. Abamarayika babi bitwumvishe ko iyo urwanye ugatsindwa ntihongera kugira uruhare nyine mu ijuru. Birumvikana iyo wanze kureka itabi kuri sitasiyo ubura akazi, ariko nanone iyo watangiye inzira yo kuryigomwa rwa rugamba ubona akazi, bose aragufasha, abamarayika b'Imana bagagufasha. Zaburi y'uyu munsi nayo ifite intero y'abamarayika bari imbere y'Imana bayiririmbira, bagize bati, Uhoraho nzakuririmbira imbere y'ab'ijuru bose. Amen. Naho ivanjiri yo iratubwira itorwa rya Natanayeli ubwo yari ari kumwe na Filipo. Yesu aramubwira ati, muzabona ijuru rikinguye n'abamarayika bazamuka kandi bamanuka hejuru y'umwana w'umuntu. Amen. Abamarayika bari mu butumwa. Dore rero igisobanuro cy'abamarayika. Abamarayika ni roho nsa, ntibagira umubiri, ni ibiremwa by'Imana. Abamarayika beza basingiza Imana kandi bakatubwiriza gukora neza, ni intumwa z'Imana n'abagaragu b'Imana. Bitwa rero abamarayika bakuru, les archanges, ceux qui annoncent les plus grands événements. Ni abatangaza ibihe bikomeye, ubutumwa bukomeye bw'Imana. Bakuru nyine birumvikana. Icyambere ka tureba amazina yabo ni Mikayeli, Gabrieli na Rafayeli. Nubwo bose ari bakuru, nanone umukuru muri bo twavuga ubayoboye ni Mikayeli. Icyo gicumbi cyari kigenda kigaruka muri amazina y'abamarayika n'andi mazina menshi tuzi, ba Danieli, ba Gamariyeli, ba Natanayeli n'abandi. Iyo Eli ni incamake y'ijambo ry'Igihebureyi, Elohim mu Cyarabu Allah, bikavuga Imana mu bwinshi. Les anges sont des messagers de Dieu. Ingingo ya kabiri, reka turebera hamwe igisobanuro cya buri zina n'umurimo buri wese ashinzwe. Umumarayika wa mbere ni Mikayeli, ni igikomangoma cyo mu ijuru, umugaba mukuru w'ingabo zo mu ijuru, kuko twabyumvise mu isomo rya mbere. Bigasobanura qui est comme Dieu, ninde uhwanye n'Imana, ninde umeze nk'Imana, kuko tunabisanga mu gitabo cya Danieli. Kuko tunabisanga mu gitabo cya Danieli umutwe wa 10 umurongo wa 13. Umutware w'ingoma y'Abaperesiya ndwanyije, ariko Mikayeli umwe mu batware bakomeye yaje kuntabara. Amen. Mikayeli yaje kuntabara. Mikayeli rero akaba ashinzwe urugamba, le combat spirituel même. Nuko rero abakristo bavandimwe, umukristo wese urwana urugamba rw'umubiri n'urwa roho, nukwibuka buri gihe kwiyambaza Mikayeli ngo adutsindire ibishuko, ibyago, ibigusha, imitego yose y'umwana Sekibi. Umumarayika wa kabiri ni Gaburiyeli, la force de Dieu, intwari y'Imana nyir'ububasha, Imana ikomeye. Imana rero ikamwohereza mu butumwa, kuko tubisanga mu ivanjiri ya Luka umutwe wa mbere, abonekera Zakariya akanamenyesha Bikira Mariya ko azabyara umwana w'Imana. Kumenyesha inkuru nziza, la bonne nouvelle. Niko ko abakristo bavandimwe, umukristo wese ugiye mu butumwa, ugiye gusura nk'undi, ni ukwiyambaza Gaburiyeli mutagatifu ngo tubwirize icyo tuza kubwira abandi cyiza, inkuru nziza giturutse ku Mana. Naho marayika wa gatatu Rafayeli, la médecine de Dieu, Imana irakiza, Imana niyo muti, ni umuti w'Imana nyine.
tumubona cyane cyane mu gitabo cya Tobi, nk'urugero umutwe wa 3 umurongo wa 17. Imana yumvise isengesho rya Tobi na Sara maze ibohereza Rafayeli kubakiza bombi. Amen. Rafayeli rero akaba ari we uhashya roho mbi zisenya ingo z'abandi, akazana umubano mwiza mu bantu. Ni umuti w'Imana nyine, birumvikana. Ni umusangirangendo wacu, aherekeza abantu ku rugendo. Rero nawe umugabo, nawe umugore, mu rugo rwanyu ntimugahame kwiyambaza Rafayeli mutagatifu. Ingingo ya 3, ubutumwa bwabo. Ubutumwa bw'abamarayika budusigiye ibintu byinshi. Twebwe abantu nyine uko twabigenza kose tuba dukeneye ubuvunyi bw'Imana mu rugendo rwa buri munsi. Turi ku isi turwana urugamba rwa roho n'urw'umubiri, duhura na byinshi bitugora, ibishuko, ibyago n'imitego ya sekibi. Mbese nk'abagabo 3 baza gusaba akazi kuri station, dukenera gutera intambwe ya mbere byibuze yo kureka icyaha, nubwo turi abanyantege nke. Ariko igihe cyose abamarayika b'Imana baradutabara. Nta kabuza rero niba dutabarwa n'abamarayika tuzatsinda. Urugamba rurakomeye. Burya muvandimwe, uzi ko hari abagufasha ku rugamba, ntacyo waba, ugira ihumure. Iyo uzi ko hari abakurwanirira, uratuza ugashyira umutima mu gitereko. Umunsi umwe hari umusirikare wari ukomeye cyane, warindwaga n'abandi benshi bari munsi ye, kubera ko bamucungiraga umutekano neza ntigera ahungabana. Nuko nawe birumvikana agahora bongeza agashahara, bakishima, nabo bikabatera gucunga bikomeye. Motivation, kuko nyine boss wabo nawe yarabishimiye cyane. Ngo umunsi umwe rero ngo abanzi baje gutera bashaka boss ngo bamwice. Nuko abasirikare ubushobozi ndetse n'ibikoresho byo kurwanisha birabashirana, babura uko babigenza neza. Nuko bose icyarimwe bahita baryama kuri boss wabo, baramuhisha, baramutwikira. Abanzi baje kumuhiga batambuka kuri ba basirikare baryamye, nuko barirukanka ngo baruza ari mirambo, ngo bagiye gushaka boss ahantu yirukiye kugira ngo bamugirire nabi, kuko ngo abasirikare be nyine batsinzwe none babaye imirambo. Yewe na n'ubu barakiruka bagiye kumushaka. Nuko babanze bamaze kwiruka, boss n'ingabo ze barabyuka barigendera. Birumvikana ababyeyi, uyu mu general ntiyavanira mwaha aba basirikare be, birumvikana zabongeza kuko bakoze igikorwa gikomeye. Nguko uko shitani dutambukaho akagira ngo twapfuye cyangwa radufite yaratwigaruriye, akikomereza kigendera. Kubera iki? Kuko turinzwe n'abamarayika, baradukikije, baturi hejuru. Turarinzwe abana b'Imana, ntimugire ubwoba. Uko abasirikare b'isi bagenzereza boss wabo, ubitaho akabafata neza, ni nako burya imibiri yacu nayo igira abasirikare. Iyo utabitayeho bacika intege, yewe bakaba banapfa. Iyo bapfuye cyangwa bakaba bake, umubiri nawe ugira intege nke. Nibwo uzumva umuntu ari kuzungura akitura hasi, nibwo uzumva yarwaye, yarembye. Ubwo bwa nyuma nibwo uzumva ko yarunduye, yapfuye. Kubera iki? Abasirikare bashize, umubiri wagize intege nke, système immunitaire yahungabanye, ugeza habi. Nguko ko abasirikare basanzwe bakeneye agashara gatubutse ngo banyurwe. Motivation, barinde neza, bacunge umutekano, bakora akazi kabo neza. N'abasirikare b'umubiri nabo bakenerwa gufatwa neza, nguko kugira isuku, gutinjiza imyanda n'ibindi byangiza umubiri, kuko burya cyitwa corps étranger cyose, ikinjiye cyose mu mubiri, cyane cyane iyo atari ibiribwa byiza, bituma abasirikare b'umubiri bapanika, bagashora urugamba. Uko ni nako roho zacu nyine zibasirwa n'ibishuko, ibishuko by'umwanzi sekibi, wa wundi utubuza amahoro, akaduhungabanya, ashaka gutuzitira ijuru, nkuko nyine nawe yahanandutse. Nuko shitani nayo ikifuza nayo kubona abayoboke bandi bazayigumisha mu muriro, bakayifasha kota uwo muriro utazima. Ni ngombwa rero urugamba rwa roho dushyigikiwe n'abamarayika, abamarayika bakuru, les archanges. None rero umukristo umuvandimwe, uracyarwana urugamba rwa roho cyangwa wamanitse amaboko uradamarara imbere y'umwanzi sekibi? Ese uracyarwana n'ikibi, n'icyaha, n'itabi, ukabarwana n'umubiri wagushora mu ngeso mbi z'icyaha, bityo ukaza kugeraho gatsinda ufashijwe n'Imana, abamarayika bayo? Ese usenga ute? Urwanya ute uburangare mu isengesho? Utsinda ute ibishuko bya sekibi mu isengesho? Utsinda ute abantu bagushotora, bakugambanira? Ese watsindisha neza imbaraga z'Imana, la force de Dieu, hamwe na Mikayeli? Ese wakira ute ubutumwa Imana ikoherereza buri munsi mu ijambo ryayo rya buri munsi, ikoresheje nde? Gaburiyeli. Intumwa z'Imana zizi wawe, rya jambo ry'Imana riguhindura neza buri munsi, rya jambo ry'Imana nka Bikira Mariya. Bityo ugahora uzirikana ko turi ku rugendo hamwe na Rafayeli. Bakristo bavandimwe, aha mwisi ni mw'icumbi turi, turabapangayi, turabagenzi, turi mu rugendo rugana hehe? Mu ijuru, ka kazi ko kuri station. Buri munsi rero ntugasige Rafayeli, buri munsi umwiyambaze. Ibibazo byaburiwe umuti n'ibisubizo, isunge Rafayeli. Buri munsi uhorane n'Imana. Burya bavandimwe, Imana ntabwo ireba amashuri wize, ubuhangange ufite, igihagararo ufite, ubwiza ufite bw'inyuma ngo kugira ngo ushobora akazi, ahubwo ireba iyo ntambwe uri gutera ugana imbere uva mu cyaha. Nuko izo mbaraga zawe nke Imana ikazikomeza. Nguko kurwana n'ingeso mbi buri munsi. Mutagatifu Padre Pio ati, être tenté
les tentations est un bon signe que l'âme plaît à Dieu. Ibishuko, imitego, ibibazo, igihe cyose uri kumwe n'Imana, Nyagasani yishimira umukristo uri ku rugamba, uri kurwana n'ikibi, uri gutera intambwe agana imbere, ava mu cyaha. Wa mukozi wo kuri station ureka itabi, uko agenda agabanya, Imana igenda imutabara. Rya tabi nyine rishushanya icyaha cyandavuza, kikandavuza roho. Nuko rero Imana ikatwohereza abamarayika bayo kugira ngo batube hafi. Mikayeli, Gaburiyeli, Rafayeli batagatifu, mudusabire. Mwese Imana ibaha umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.